Imana ize kuza kugwishurira ikwereka igihugu turimo tujyamo. Uramera nka Paulo yaravuze ngo nibagirwe ibiri inyuma ari dobrera sore mesalare ngo kugira ngo mbashe gusingira ibiri imbere. Ntabwo ushobora gusingira ibiri imbere utaribagirwa ibiri inyuma. Ibiri inyuma si kamere, si umubiri, si imbaraga z'umuntu. Kugira ngo wibagirwe ibintu biri inyuma nuko hari irindi ishurirwa uri buze kuza kugira. Uri reto kaserori mandaraba. Hari irindi ishurirwa Paulo yandikiye Abafilipi ibice 3:7 arababwira ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Ibyari iby'igiciro kuri jye nabitekereje nk'amase kubwo ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Ntabwo ibi ubu butunzi bubonerwa muri Kristo Yesu ntabwo ushobora kubwakira utari wibagirwa ibiri inyuma. Yesaya yandika ibice 43:18 yaravuze ngo ibya kera ni mubyibuka ngo kandi byashize mwe kubyitaho ngo dore ndarema ikintu gishya. Iki gishya Imana irema ntabwo ushobora kukibona ngo ukirebesheje amaso y'umubiri. Iki kirebeshwa amaso y'umwuka. Amaso y'umwuka niyo abasha kubikwereka. Amaso y'umwuka niyo abasha kubiguhishurira. Amaso y'umwuka niyo abasha kukwereka izo ntambwe, niyo abasha kugwishurira uri mujya, niyo abasha kukwereka ibyenda kuba, niyo abasha kukuyobora, niyo akubwira imbere. Nuyoborwa n'umubiri wawe uzakwereka ibyahise, nuyoborwa n'umubiri wawe uzakwereka abo byananiye, nuyoborwa n'umubiri wawe uzakwereka abatsinzwe, nuyoborwa. Ari twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iki ni cya gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko mubimenyereye cyangwa se mumaze kubimenyera yuko mwumva inyigisho y'umukasi. Uyu munsi rero tugeze ku mukasi wa 7. Mukasi wa 7 uyu munsi niwo tugezeho, tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Turagushimiye wowe ujye ufata umwanya wo gufungura iyi video aho uri hirya no hino ku isi, ndetse n'undi wese uzayikurikira nuzayifungura ari ubwa mbere. Imana izamuhe umugisha mwinshi cyane, kandi nzi neza ko izi nyigisho zizakubohora, zizagukura ku rwego rumwe zikujyane ku rundi rwego. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Wowe ushobora kumbonye ari ubwa mbere, nitwa Revera Prophet Ernest Nyirindekwe, ndi umushumba. Imana iguha umugisha. Amen. Ndi umushumba w'amatorero ya Elayon Pentecost Church. Mukomeze muhirwe n'umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Tugiye gusenga rero ubundi twinjire mu mukasi. Ndabizi ko mukurikiye murawunyotewe, urumva umukasi wa 7 nawe urabyumva. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana nziza kandi uri Imana nzima. Nyemerera umwanya tugiye kuganira utubera umwanya w'umugisha, utubera umwanya w'imbaraga, utubera umwanya wo guhindura ibintu, utubera umwanya wo gufata ibyari hasi tubishyire hejuru, ibyari hejuru tubicishe bugufi, tugira ibintu tugenda twiyambura kugira ngo tubashe kwinjira mu kindi cyerekezo gishya. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira umukasi wa 7 ukata ikiziriko cy'amateka. Aya mateka twagiye tuyacamo, twagiye tuganira, turagenda tureba abantu bagira abantu bahora babyarira mu rugo. Tureba ibyaha bikorwa umuntu akabikora kandi yarakijijwe. Ni gute umuntu akora ibyaha kandi akijijwe? Ibi ni byo bintu turimo tugenda tureba. Ese uyu mujinya, uyu mwuka w'umujinya ukomoka he? Ukomoka kuki? Uturuka kuki? Bigenda bite? Ese ni iki kintu cyabasha kukubohora kuri uyu mujinya? Ese ni iki kintu cyabasha kugutandukanya n'uyu mwuka w'icyaha? Ibi ni byo bintu turimo tureba. Ese ni iki kintu cyabasha kukugira undi muntu? Twasanze abantu bakora bakongera bagasubira inyuma bagahomba. Twarebye abantu bakizwa, bamara gukizwa ejo bakongera bakagwa. Twarebye abantu bakora ibyaha bari mu rusengero. Twarebye ibintu by'uruhererekane. Tugiye kuganira rero umukasi wa 7 ushobora kukubohora
ukagenda ukaba umuntu udasanzwe kandi wari umuntu usanzwe, ugakora ibintu bidasanzwe kandi uri umuntu usanzwe. Umukasi wa karindwi niwo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Abantu bari bakuzi nk'umuntu usanzwe ariko bagiye kukubona nk'umuntu udasanzwe. Imana ishimwe. Umukasi wa karindwi witwa umuriro w'umwuka wera. Haleluya. Umuriro w'umwuka wera cyangwa se kubatizwa mu mwuka wera. Amen. Ariko abantu mukunda umwuka wera mwazamurira Imana icyubahiro. Abakunda umwuka wera ni karindwi nyine n'umwuzuro. Amen. Umuriro w'umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera, umuriro w'umwuka wera. Uyu mukasi witwa mwuka wera nugera mu buzima bwawe, ubuzima bwawe burabohoka. Duheruka kuvuga ku mukasi witwa gusenga, ariko uyu munsi tuje kuvuga ku mukasi witwa umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ni 2. Amen. Byakozwe n'intumwa ibice byaho ni 2. Bundi hasigaye turebere hamwe umwuka wera yageze mu buzima bw'umuntu. Ni icyo akora, abiki akora iki? Ni ibiki akora atajya agakora? Ni ibiki bihinduka muri we bitari byarigeze bihinduka? Imana ibaho umugisha. Ibyakozwe mu gice cya 2. Umutwe w'amagambo ravuze ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bawuje umutima. Umvise abantu umwuka wera manukira bawuje kuba hamwe. 2, guhuza umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Abantu buzura umwuka wera bitandukanye. 3, haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro. Rakaramasandorobo ikayababa. Ugemerere muri uyu mukazi wa karindwi, ururimi rumeze nk'umuriro ruza kuza kugera mu kanwa kawe, ruza kuza kukugeraho. Haleluya. Ururimi rumeze nk'iki, nk'umuriro. Ururimi rwe rwajyaga rubeshya, uyu munsi urakira ururimi rw'umuriro rugiye kuvugisha ukuri. Ururimi rwawe rwajyaga rwirarira, uyu munsi ntuzongera kwirata ikindi kintu, ugiye kwirata Kristo wenyine. Ururimi rwawe rugiye kumera nk'umuriro. Ururimi rwawe rugiye kumera nk'umuriro. Icyo ugiye gukora cyose ntuzongera kugikora ku bwawe, umwuka wera niwe ugiye kukigukoresha. Ayiwe, wazamurira Imana icyo wari nkurikiye. Haleluya. Ururimi rwawe rugiye kumera nk'umuriro. Niruzongera kubeshya, niruzongera kwiba, ugiye kuboka ku kintu icyo ari cyo cyose. Amen. Amen, 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 amen. Haboneka indimi zigabanyije mu zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Reka nkurikire. Ngo ururimi rujya kuri buri muntu wese wo muri bo. Ururimi, mu yandi magambo, ntabwo uzongera kuvuga indimi zimeze nk'iki cyongereza twiga mu ishuri cyangwa igifaransa twiga mu ishuri cyangwa se ururimi rwa kavukire. Oya, ugomba kwakira ururimi rwawe. Bibiliya ivuga ngo buri muntu wese yakira ururimi rwe. Kwakira ururimi rwawe. Ntabwo izi ndimi nta muntu uzigisha undi. Izi ndimi ni umwuka wera utanga kuzivuga. Amen. Haleluya. Ni umwuka wera niwe utanga kuzivuga. Reka uzubyumve. Umurongo wa 4, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Wabyumvise? Ngo batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera mama we yabahaye kuzivuga. Ntabwo indimi nge ntabwo nazi kwigisha, ntabwo bishoboka. Oya, umwuka wera niwo wakunda indimi. Haleluya. Kandi izindi mishya zitangwa n'umwuka ziragaragara mu byakozwe n'imwe ibice 2. Izi ndimi iyo zamaze kukugeramo, haleluya, zitangira kukuvugisha ibintu. Iyo umuntu afite iyo mpano yo kuzisobanura abasha kumva ibyo uvuga. Ariko uwo mwiganye Harvard ntabwo yazumva, uwo mwiganye Makerere ntabwo yazumva. Oya, ni indimi remas zitangwa n'Imana. Ni ururimi rumanuka ruvuye mu ijuru. Imana ishi. Reka turebe rero uyu mwuka wera
ntabwo soma ibintu byinshi. Uyu mwuka wera ni iki akora iyo ageze mu buzima bw'umuntu? Amen. Dore ibintu turi ku mukasi witwa mwuka wera, kuzura umwuka wera. Dore ibintu bigera muri 7 uyu mwuka wera akora iyo ageze mu buzima bwawe. Icyambere, uyu mwuka wera agusanga uri umuntu usanzwe, ukora ibintu bidasanzwe, ukora ibintu bisanzwe, ubeshya, yakugeraho akaguhindura mushya. Amen. Agukura kuba umuntu usanzwe akaguhindura umuntu mushya, akagukura kuba umuntu usanzwe akagukoresha ibidasanzwe. Uyu muriro w'umwuka wera uza kuza kumanukira ubuzima bwawe, uza kuza kugukoresha ibidasanzwe. Utangire witegure. Icya kabiri, amen, iyo uyu mwuka wera kugezeho aguha gutungurana, ugatungura abantu bakibaza ngo byagenze bite, ko twari tumuzi iwabo bigenda gutya, ibi bintu arimo akora ko turuzi iwabo bitigeze bihaba. Kuko uyu mwuka wera yamanutse araza akaguha n'icyo bita impano. Haleluya. Uzaba bamaze kuzura umwuka wera, bahawe impano zo gukora ibitangaza, bahawe impano zo guhindura abantu. Umwuka wera araza akadutyaza, akadukoresha ibidasanzwe. Twajyaga tugira ubwoba, ariko uyu mwuka wera tugezeho araza akatumara ubwoba, turatinyuka. Paulo yandikira Timoteyo, yaramwandikiye aramubwira ngo umwuka twahawe ntago ari umwuka w'ubwoba, ngo ahubwo ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka wo gushira amanga. Bibiliya avuga ngo hanze hazahera azaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya kandi bakabikora n'abanyabwoba. Banyabwoba, nta munyabwoba uzajya mu ijuru. Amababa azatuzamura mu ijuru ni aya mababa ya mwuka wera. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ni iki kitumenyesha ko tuzajya mu ijuru? Ngo ni umwuka wihoraho. Haleluya. Hey, mwuka wera, umwuka wera, umwuka wera agereranywa nka viza. Hari igihugu utakwinjiramo, manishi, hari igihugu utakwinjiramo udafite viza yacyo, agakiza kakagereranywa nka passport ntabwo bashobora kwiha umuntu utari umwene gihugu. Haleluya. Nibishoboka, ntabwo bashobora kwiha umuntu utari umwene gihugu. Manishi, passport, umwene gihugu ni uhabwa passport, niwe bayiha. Iyo utarahabwa ubwene gihugu, passport y'igihugu ni wayihabwa. Ntabwo passport ari umuntu wese. Niyo mpamvu passport z'agakiza si buri wese uzifite, kereka umuntu watuje akanwa ke ko Yesu ari umwami. Haleluya. Akabyizeza umutima we. Abaroma 10:9. Ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ngo ukabyizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Yohana 1:12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa se ubw'umugabo, ngabo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ngahubwo abo babyawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukizeza umutima we ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ukabyatuza akanwa kawe kari umwami, iyo passport y'agakiza uyitibona. Haleluya. Noneho visa, abantu benshi cyane bagira ama passport ariko ntibagira ama visa. Yego. Noneho rero umwuka wera Yesu yabivuzeho, yabibwiye Nikodemo mu bice 3 bya Yohana. Yaramusanze ngo hari umugabo umwe mu bafarisayo witwaga Nikodemo, ngo yasanze umwami Yesu nijoro. Aramubwira ngo tuzi ko uri umwigisha wavuye ku Mana, ngo kuko ari nawe ubasha gukora ibimenyetso n'ibyo ujya ukora, ngo keretse Imana iri kumwe nawe. Nuko Yesu aramubwira ngo ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'umwuka, haleluya, bidashoboka ko yakwinjira mu bwami bw'Imana. Ko baje kumubwira ngo umuntu utavutse ubwa kabiri, aramubwira ngo mbese umuntu yabasha ngo kongera ngo kubyarwa kuze, ngo yakongera agahinduka umwana agasubira mu nda ya nyina? Yesu aramubwira ngo ni ukuri
ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'umwuka nabyarwe n'amazi bidashoboka ko yakwinjira mu bwami bw'Imana. Wumvise agakiza wakakiriye, ariko hari ikindi ukeneye umwuka wera. Benshi muvuga ko mwakijijwe, aha niho tugendeye. Benshi muvuga ko mwakijijwe, ariko hari ibintu mukora bitagaragaza ko muri abana b'Imana. Ibi ndabikubwira, hari ibintu bimwe mubamo bitagaragaza ko muri abana b'Imana. Abana b'Imana hari ibintu 19 ngiye kugusomera abana b'Imana birinda batajya bakora. Iki kintu kimenye, abana b'Imana nibajya bakora ibintu nk'ibi. Turi ku mukasi ukomeye, n'umukasi witwa mwuka wera. Reka mbigusobanurire. Uwitwa Petero muramwibuka, Yesu yamusanze ku nyanja ari maroba, aramubwira ngo nkurikira, uyu munsi wari umurobyi w'amafi, none uyu munsi ndaguhinduriye, uhindutse umurobyi w'abantu. Agendana na Yesu, Yesu bamufatira umusoro. Bamufatiye umusoro, arangije abwira Petero ngo nagenda ajye kuroba. Mu kumwohereza kuroba ntabwo yamubwiye ngo akira urucundura ugende ujye kuroba cyangwa asubira mu rugo. Oya, Yesu yari abizi yuko Petero yinjiranye urucundura, yaramuhamagaye amukura mu nyanja kuroba, aramubwira ngo ntuzongera kuroba amafi. Ariko Petero nigeze yizera ijambo umwami Yesu avuze, ngo asige byose akurikira umwami Yesu. Abantu benshi Yesu mwaramukurikiye, ariko ikintu cyabananiye ni imbaraga zo gusiga. Abraham Imana yaramuhamagara amuga ngo va muri Uri y'Abakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Ariko Imana imakondisira iramubwira ngo nasiga inzu ya se. Arangije gusiga biramunanira, ahagurukana na Loti. Ari ibintu bimwe bigenda bigukurikirana, bikagukurikirana no mu muhamagaro, bikagukurikirana mu rusengero, bikagukurikirana usenga. Bya bintu by'iwanyu, bya bigirwamana by'iwanyu, wa mwuka wo kuraguza kw'iwanyu, wa mwuka w'abagabo bijoro biwanyu, iriya myuka yose ikagukurikira. Kubera iki? Wananiwe ikintu cyitwa gusiga. Kandi si uko utabishaka, ahubwo hari izindi mbaraga ukeneye ziguhishurira. Haleluya! Ziguhishurira ahantu Imana irimo ikujyana, ziguhishurira icyerekezo urimo ujyamo, ziguhishurira ahantu Imana ikwerekeje, ziguhishurira ahantu ibindi birera Imana irimo ikwinjizamo. Hariya ahantu urimo ujya ntabwo waharebesha amaso y'umubiri gusa, hariya harebwa n'amaso y'umwuka. Aka kanya muri uyu mukasi wa 7 Imana inyemerereze kuza kuguhishurira. Ayiwe Mana we, Imana ize kuza kuguhishurira, ikwereka igihugu turimo tujyamo. Uramera nka Paulo, yaravuze ngo nibagirwe ibiri inyuma, ari dobrera sore mesalare, ngo kugira ngo mbashe gusingira ibiri imbere. Ntabwo ushobora gusingira ibiri imbere utaribagirwa ibiri inyuma. Ibiri inyuma si kamere, si umubiri, si imbaraga z'umuntu. Kugira ngo wibagirwe ibintu biri inyuma, nuko hari irindi hishurirwa uri buze kuza kugira. Reto kaselorori mandaraba, hari irindi hishurirwa Paulo yandikiye Abafilipi ibice 3:7, arababwira ngo ibyari indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubwo kuronka Kristo, ibyari iby'igiciro kuri jye nabitekereje nk'amase kubwo ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Ntabwo ibi ubu butunzi bubonerwa muri Kristo Yesu ntabwo ushobora kubwakira utari wibagirwa ibiri inyuma. Yesaya yandika ibice 43:18, yaravuze ngo ibya kera ni mubyibuka, ngo kandi byashize mwe kubyitaho, ngo dore ndarema ikintu gishya. Iki gishya Imana irema ntabwo ushobora kukibona ngo ukirebesheje amaso y'umubiri. Iki kirebeshwa amaso y'umwuka. Amaso y'umwuka niyo abasha kubikwereka, amaso y'umwuka niyo abasha kubiguhishurira, amaso y'umwuka niyo abasha kukwereka izo ntambwe, niyo abasha kuguhishurira uri mujya, niyo abasha kukwereka ibyenda kuba, niyo abasha kukuyobora, niyo akubwira imbere. Nuyoborwa n'umubiri wawe uzakwereka ibyahise, nuyoborwa n'umubiri wawe uzakwereka abo byananiye, nuyoborwa n'umubiri wawe uzakwereka abatsinzwe, nuyoborwa. Ariko nuyoborwa n'umwuka
uzahinduka umwana w'Imana. Ibyo uzajya ukora byose Imana izajya igwishurira abanesheje. Uzajya uvuga ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda, ubwo atakinaniwe nanjye sinzananirwa. Uzafatira urugero kuri Kristo. Kubera iki? Umwuka ukurimo ni nawo mwuka uri muri Kristo. Ibyo bizagutera imbaraga. Niwo Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo. Daniel igice cya 11 umurongo wa 32 aravuga ngo abaca mu isezerano abazabayobesha kubashyeshyenga, ngo ariko abantu bazi Imana yabo ngabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Dawidi yandika Zaburi ya 25 umurongo wa 3 yaravuze ngo siko bizaba kuba mutegereje, ngo nta muntu uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano. Ari nta mpamvu ni iki kintu gitumye abantu bava mu masezerano? Nibigeze bagira ishurirwa ngo barebe imbere aho bajya, umwuka wera bayishurire, abereke ibyiza biri imbere, abereka Imana ibajyanye, abereke imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu irimo ari imbere, ngo bemere kugira ibintu bacagagura. Uyu munsi wa none ndagira ngo ugire icyifuzo cy'umwuka wera. Umwuka wera nugira icyifuzo kuri we araza gucagagura iminyururu, araza kubohora. Ngo uyu mwuka w'Imana yaje, ngo sishobora gusigara uko nari meze, ngo anyeganyeza byose, ngo ibyari bimboshye, ngo ambohora imigozi yose, amanagura amarira yose, ngo sishobora gusigara uko narindi. Iyo mwuka wera amanutse arakubohora, agukuraho imigozi, agukuraho iminyururu, agukuraho ibyakunaniye, agushoboza ibyakunaniye, ibyananiye umuryango, ibyananiye famiye. Umwuka wera arabikora. Imana ishimwe. Turi ku mukasi wa 7 witwa umuriro w'umwuka wera. Rasemani drombe. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo witwa Petero rero Yesu aramubwira ngo genda urobe. Urucundura arabizi ko yarwinjiranye, ntabwo yari yararusize. Dufite abantu bari mu rusengero batigeze bemera guca mu irembo ngo bemere kubasaka. Uzarebe hari ahantu hamwe bari sekirite cyane cyane, wenda tukamvuga ngo ku bibuga by'indege. Ku bibuga by'indege buriya ntabwo wakwinjira kenshi batagusatse. Uzarebe iyo ugezemo imbere baragusaka rwose, bakareba ikintu icyo ari cyo cyose waba winjiranye, icyo ari cyo cyose. Ngira ngo ibyo ngibyo urabizi. Aho ni ku bibuga by'indege, ibyo wagiye ubibona aho ariho hose ku isi, uzabyitegereza bibaho. Ese kubera iki baba birinda ko ari ikintu wakwinjirana gishobora kuba cyateza ikibazo hari imbere? Rero no muri Yesu Yohana 10 aravuga ngo ni ngerembo. Haleluya. Ngo umuntu ninjirira muri jewe ngo azabona uruguri. Rero abantu bayoborwa n'umwuka wera ni abantu bemeye guca mu irembo. Yuda we yaranditse aravuga ngo harimo naburiye inyiki. Hari abantu umuntu ushobora kurira wenda niba mubone ugashiduka yaguyemo imbere. Abo ni babandi ushiduka arimo aririmba akoreshwa n'umwuka ariko atayoborwa n'umwuka. Ese ni gute umuntu akoreshwa n'umwuka atayoborwa n'umwuka? Barahari. Dore ukuntu umuntu akoreshwa n'umwuka atayoborwa nawe. Umugabo witwa Samusoni yirirwaga arwana ishyaka ry'Imana, agatsinda Abafilisitiya akabamenagura, ariko byagira nimugoroba bakajya kurara kwa Maraya Delila. Ni gute umuntu araye kwa Delila kandi yaririwe akoreshwa n'Imana? Hari ukuntu umuntu yirirwa aririmba ari umukristo arimo asenga akora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, ariko yakarande iwabo wa mwuka iwabo kuko ataciye ku irembo ngo bamusake twa tuntu twose yariringiye adusige. Ubundi yarangiza yagera imbere gato avuye muri repetition, ugasanga agiye no gukora n'ibindi, ugasanga agiye kurara mu iroge. Yiri wakoreshwa n'umwuka ariko niyemeye kuyoborwa n'umwuka. Ariko iyo umuntu ayoborwa n'umwuka arakizwa nijoro, agakizwa ku manywa, aryamye arakizwa. Niyo aryamye izi mbaraga ararana n'izi mbaraga. Umugabo witwa Yosefu ntabwo yakoreshwaga n'umwuka, ayoborwaga n'umwuka, kubera ko yarageze mu cyumba gikomeye. Yagombaga kuryamana na muka Potifari. Icyambere kuryamana biravuga ngo nuryamana na maraya muzahinduka umubiri umwe. Buriya Yosefu buriya iyaza kwemera akaryamana na muka Potifari yari kuba baye boss mu rugo, kuko ariko baryamye ku buriri bwa shebuja. Nuko byari kuba biri. Kandi noneho amateka agaragazaga ko abantu bose begeraga umwana babaga barabakonnye. Potifari yari inkone Potifari ntabwo yari yemere kwegerana. Potifari ni yari yemere n'ubundi niyabonanaga n'umugore we, yari umugore nyine wo mu rugo, byitwa ko ari umugabo ufite umugore. Mu yandi magambo impamvu
zose muka Potifari yari kugaragarizaga Yosefu zose zarumvikanaga, izo ari bugaragaza zose zarumvikanaga ziriya mpamvu zose. Ariko Yosefu kuko yayoborwaga n'umwuka, haleluya, mugatumva nkubwire, databuja yamaye iby'urugo byose, ariko mu byo yamaye wowe nagurimo. Hari harimo ka promotion, agombaga kwitazamurwa akava ku buboyi, wenda akagira n'akandi kazahabwa, ari kugira indi mirimo ahabwa, yari kugira ibindi bikorwa ahabwa, yari kugira ibindi bikorwa, yari kugira izindi nshingano ahabwa. Ariko arangije aravuga ngo mva nkubwire, ndategereza ibyo nzahabwa n'Imana, kubera iki yari afite ishurirwa, ni yari afite amavuta yo gufashwa. Amavuta yo gufashwa ni nka muntu nyine uzurira imbaraga mu rusengero, ariko hanze wazishaka izi mbaraga ukazibura. Abo barahari, ndaje mbagusomere. Yuzurira imbaraga mu rusengero, ariko nyuma yo hanze y'urusengero izo mbaraga nazo wamubonamo. Yosefu ntabwo yari yarafashijwe, ahubwo Yosefu yari yarafashe. Iyo umuntu yafashe kugira ngo azarekure biragora, ariko iyo umuntu yafashijwe ashobora gufashwa ari mu nzu y'Imana, ariko yagera hanze bikanga. Kuki byanze? Ameze abantu baza amashara ushobora gusanga umuriro wayo waka ukazamuka ukarenga waho ubasha gutekereza, ariko iyo hatabonetse undi muntu ngo azane andi mashara yongereho, mu minota, mu masegonda ushobora gusanga wa muriro w'amashara wazimye, tukagira undi muriro witwa umuriro w'umunyotwe. Uyu ni wa muriro umuntu azana ibiti akawucana, ndetse ntabwo waka cyane ngo uzamuke, uba ari umuriro ugarukira hafi, ntabwo ugurumana cyane. Ariko niyo wasanga utakiri hejuru, ugasanga hejuru hari hifu, usesetsemo urutoki washye, kubera iki? Uyu muriro ntabwo uzima. Ni nk'umuntu rero uyoborwa n'umwuka. Umuntu uyoborwa n'umwuka, haleluya, ushobora kumusanga ukamugereranya nka cya gikoma usanga gihoze. Igikoma gihoze kumusanga, igikoma gihoze ugasanga wafashe urukoko kiri hejuru ariko kimaze iminota 5 giteretse, kuko nawe ugicubanganya nakazi kirimo ariko kiravumbitse, cyo bita kuvumbika. Ushobora kuza ukibeshya ukagifata ukakinywa kikahita kigutwika ururimi, kubera iki? Wibeshye kubitibeshywaho. Ntabwo umuntu wuzuye umwuka wera, ntabwo bamukabakaba nk'uko bakabakaba avoka, ntabwo bamukandakanda nk'abakandakanda ipapayi. Oya, imbere harimo umuriro, imbere harimo umwuka. Nibakorakora, nibamubwira ibyo babonye byose, yuzuye umwuka wera, hari ubudahangarwa bw'Imana babumuriho. Uyu munsi hari ibintu byagutondagiye, uyu munsi hari ibintu byakwatatse, uyu munsi hari ibintu bikuriho. Kubera iki? Uyu muriro w'umwuka wera warabuze muri wowe. Urasabwa kubatizwa mu mwuka wera. Utuntu twose twakujeho, utuntu twose twazamutse mu buzima bwawe tutari tubifitiye uburenganzira, twose dusohoka. Iyo umuntu abatijwe mu mazi menshi, arabatizwa akajyamo wese, ku buryo niyo ukoze ku misatsi usanga tose, niyo ukoze ku mwenda usanga tose. N'umuntu wabatijwe mu muriro w'umwuka wera, ari amano aratwika, ari umusatsi uratwika, ari amaso, ikintu icyo ari cyo cyose kuri we kiba gitwika. Kubera iki? Ni umuriro w'umwuka wera winjiye muri we. Amen, haleluya. Manishi, haleluya. Turba turaganira, uyu mukasi ni muremure, ko mwuka wera n'ibanga rikomeye, ni muremure. Muri iyi mamba y'umunsi ngenda mbaha, tuzagerageza turebe ukuntu tuzongera tuvugeho, tuzagerageza turebe ukuntu tuzongera kuvugaho. Uyu mugoroba saa 12 aratangira amasengesho yo kuzura ibyapfuye, saa 12 z'umugoroba, ndetse no kuwa kabiri ejo no kuwa gatatu. Kuwa kane muzakurikirana amateraniro kuva saa 5, kuwa gatanu muzongera mubone imamba y'umunsi, no kuwa gatandatu. Ku cyumweru ni amateraniro saa 7, kuwa mbere mubone umukasi. Nuko tugomba kujya turya. Ariko ndifuza ko buri munsi uko Imana izajya idushoboza, uko idushoboje bibaye biri ngombwa, ari gihe tuzajya tubaha imamba y'umunsi, uko Imana izajya idushoboza. Uko urya ifunguro ry'umubiri, ubona ko uzajya urya ifunguro ry'umwuka. Ibi bizakomeza kugufasha
bizakurinda kurangara. Amen. Yosefu rero umuriro w'umwuka wera wari uri muri we, niyo mpamvu yanze gusambana, aremera arirukanga, yemera gufungwa. Aravuga ngo kugira ngo nakaze inzozi zanjye, ndemera nakaze ikanzu. Ndagira ngo mwibutse mwene data, ikanzu ntabwo yaguhesha inzozi, ariko inzozi zaduhesha ikanzu. Amen. Bareke niba uyoborwa n'umwuka, ubareke ikanzu bayitware. Niba ari ako kazi baguhaga bakareke, niba ari ibyo baguhaga bakureka, ariko bituma ucumura kuwiteka, wikora icyaha kuwiteka, kubera ko umwuka ukurimo nagakora icyaha. Yesu ugendera muri we nagakora icyaha. Turavuga imbaraga z'umuriro w'umwuka wera, cyangwa se kubatizwa mu mwuka wera. Hari ibintu zinukwa burundu bikagenda ukamera nka wa mama utwite. Umudamu utwite hari ibintu ahurwa, vuga ngo ngomba guhurwa. Hari ibintu ahurwa, agahurwa yari afite ibyo kurya mu nzu, akavuga ngo nimunzanire agataka ndigate, ko ni uguhurwa. Ugomba guhurwa inzoga, ugomba guhurwa itabi, ugomba guhurwa ubusambanyi, ugomba guhurwa ubujura. Ni igiki kizabigushoboza? Ugomba guhurwa amahane. Ni ukuri bugira icyifuzo ugasenga, Imana ikazana no mukasi wa karindwi, ukata kino kiziriko cy'amateka y'iwanyu. Mu mateka y'iwanyu ni mwakoreye Imana, mu mateka y'iwanyu ni mwageze kure, ariko uyu mukasi nuhagera umuriro w'umwuka wera, uraza ucagagure byose. Uragukingurira ibyumba sogokuru atakinguye, uragukingurira ibyumba iwanyu batigeze bakingura, uragukingurira ibyumba hari ibirere uri buze kuza gukingurirwa. Aba ni abantu bayoborwa n'umwuka wera. Amen. Bayoborwa n'umwuka wera. Stefano bamusanze ari madiyakona, bamutera amabuye, arangije ahita ajya mwiyerekwa, ahita abona Imana Data n'umwana w'umuntu wicaye iburyo bwe. Araje aravuga ngo Uwiteka bababarire kuko mutazi icyo mukora. Nta kindi cyabimweretse. Ari undi utayoborwa n'umwuka, utabana nawe, yari kuvuga ati sha muramura iki, ugasanga barahanganye, ariko nigeze ahangana nabo. Yesu aravuze ngo uwo nguwo ngo nibagukubita umusaya umwe bakoze izina ryanjye, ngo uzabahindukirire ubahe n'undi. Ariko aka kanya uravuga ngo hoya, reka Yesu mbanze mushyire hasi, mwereke ukuntu abantu b'iwacu tutavugirwamo. Twebwe iwacu nituvugirwamo. Hoya, abakobwa basinga ntabwo tujya tuvugirwamo, abega nituvugirwamo. Hoya, twebwe turiyizi. Iri ngibi wikubita gutya ngo ntabwo muvugirwamo, nuko mwuka wera uvugira muri wowe atari yinjira muri wowe. Iyo mwuka wera yinjiye muri wowe, oh haleluya, niwe ukuvugiramo wenyine. Kubera iki? Pawulo aravuze ngo ugira icyo yirate Kristo wenyine. Amen. Niba utaragira ku rwego rwo kwirata Kristo, ukagira ibindi bintu bindi ukirata, Kristo akaza nyuma, ntabwo mwuka wera arinjira muri wowe. Iyo umwuka wera yinjiye muri wowe, niwe wirata, uramwirata, araza kuzura. Nicyo bita kuzura. Ntabwo uba ukigaragara nk'umuntu ugicagase. Iyo umuntu afite icupa ry'amazi ryuzuye neza, iyo ushatse andushyiraho nuyabona. Ariko iyo umuntu yarifashe akayagabanya, uzanye ibitaka ashyira hejuru, uzanye ibyondo ashyira hejuru, uzanye amagambo ashyira hejuru, uyu munsi uraza gusenga Imana ize kuza kuguha kuzura umwuka wera, uze kuza kuzura kuva ku cyambere ugeze ku cyanyuma. Abigishwa ba Yesu bose bapfuye urupfu rubi, nta numwe wigeze wihakana umwami Yesu. Kubera iki? Bari buzuye umwuka wera. Petero uyu nguyu wihakanye umwami Yesu bari kumwe, kuko arataruzura umwuka wera, agafata inkota agatangira gukata abantu amatwi, amaze kuzura umwuka wera. Haleluya. Baramuhamagaye ari Roma kwa Kaisari, baragenda baramubwira ngo bagiye kumwica. Aravuga ngo umwami wanjye mwamubambye ahagaze, jye nimumbambe mucuritse. Izo mbaraga nahandi ziva. Wowe ugitinya gupfa, wowe ugitinya gutaha, ntabwo umwuka wera arakuzuye. Iyo umwuka wera kuzuye, ntabwo wongera kubona urupfu, ahubwo utangira kubona Imana Data. Umera nka Stefano, utangira kubona ibyiza byo mu ijuru, utangira gukumbura. Haleluya. Imana inyemerere ize kukuzuza umwuka wera, uze kuza kugira ibihe byiza byo mu mutima, uze kuza kugira ibihe byo gusenga, uze kuza kugira ibihe byo gukumbura ijuru, uze kuza kugira ibihe byo kumva ukumbuye uko Imana isa. Imana iguha umugisha. Dore ibintu 19 ugiye kwirinda, nusanga ubikora uze kuza gufata isengesho rikomeye, uvuga ngo mwami Yesu, ari no kamere hashyira umwuka wera, ari iki kibazo hashyira umwuka wera. Ni igitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya igice cyaho cya 5, umurongo waho n'umurongo wa 16. Maze nusanga ibi bintu bikuriho,
uyu munsi wanoze kuza kubwira Yesu ngo Yesu ibi bintu ndashaka ko ubimbabarira. Reka uzubyumve rero. Haravuze ngo umutwe w'amagana avuze ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Uyu munsi uraza kureba niba uri wera imbuto z'umwuka cyangwa ufite imirimo ya kamere. Nusanga bigihari urafata umwanya ubisengere. Ni ibintu 19. 16 haravuze ngo ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. 17 kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. 18 ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mugitwarwa n'amategeko. 19 dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Reka uzubyumve. Gusambana, iyo ni kamere. Ushobora gusambana mu buryo bw'ibifatika physically, ariko ugasanga usambanisha ibitekerezo, urifuza, urara mu nzozi zipfuye, urara mu bintu, urara usambana mu nzozi. Uyu ni umwuka. Ntabwo umuntu uyoborwa n'umwuka wamaze guca kino kiziriko cy'amateka, ntabwo bino bintu bigaragarira muri we, byose biraza bigatsindwa. No gusenga ibishushanyo, gusenga igishushanyo, ikintu cyose wimitse mu mutima wawe gihakana Imana, ikintu cyose wimitse mu mutima wawe gisimbura Imana, Imana ikava ku mwanya wa mbere, cyaba igishushanyo. Igishushanyo yaba umugore washatse, igishushanyo yaba umugabo washatse, igishushanyo yaba amafaranga ufite, igishushanyo yaba amashuri wize, igishushanyo cyaba ikintu icyo ari cyo cyose ubona gishobora gusimbura Imana mu buzima bwawe. Icyo cyose gisimbura Imana, wasimbuje Imana, uze kuza kwitekerezaho, icyo cyitwa igishushanyo. Icyo ngicyo niba atari kiba ariko ukaba umutima wari cyo urarikiye gusa ukabona cyasimbura Imana, uze kugifata ugishyire ku mwanya wa kabiri, Imana uyishyira imbere. Amen. Kuko ari ikitirukanwa, hari ikitirukanwa ariko mbere na mbere iki Imana. Amen. Uze kuza gufata umwanya, Imana ikeneye umwanya muri wowe. No kuroga, kuroga ari igihe abantu batavuga utabya bindi bavuga, ariko ugasanga rogesha ururimi. Niba ugira amagambo mabi ateranya, amagambo yica, amagambo ateranya, amagambo agenda ugasanga arimo arangiza ingo, uyu ni umwuka mubi, ni umwuka w'uburozi. Imana igukize buno burozi, gukize buno burozi muri wo. Imana ibugukize mu izina rya Yesu. Uyu mwuka Imana iwugukureho. Kuroga no kwangana, tugira abantu bangana, dufite abantu bananiwe kubabarira ubuzima bwabo bwose. Bo birirwa bari imbere y'Imana ngo Mana mbabarira, ngo ndashaka kuzura umwuka wera. Nanziri hari umwuka wera yacamo. Umwuka wera unyura ahantu hishimye, umwuka wera anyura mu mutima ubabarira. Ndakubwira ngo garuka gato, garuka. Turi mu mikasi 12 kati kiziriko cy'amateka. Urashaka ko uhindura igisekuru ukinjira mu gisekuru cyo kwa Yesu Kristo, ari cyo gisekuru gikomeye abantu binjiramo bakababarirwa, bakamenya uburyo bwo gusenga, bakegera Imana, bakazana impinduka mu muryango wabo. Amen. Senga ibishushanyo, kuroga no kwangana. Uyu munsi wa none ubabarire. No gutongana, tugira abantu batongana ubuzima bwabo bwose. N'ishyari, ayayaya, tugira abantu bagira ishyari. Umuntu wapfuye wa mbere ku isi yishwe n'umunyeshyari, yitwaga Abeli, yishwe na Kahini. Yamugiriye ishyari aramwica tu, amukura ku isi. Ishyari ni ribi cyane. Igihe umuntu akubwira ngo ari iterambere agezeho, ukumva umutima wawe urabihiwe, ese buriya ugatangira kwibaza aho yabikuye ngo wafashe gushima Imana. Nta mwuka wera uri muri we wuzuye ishyari, ahubwo umuntu atanaguhunze wamwica, kuko umunyeshyari burya nutamuhunga azakwica. Umunyeshyari burya ni umurozi mubi cyane. Imana ikurinda abanyeshyari, wirukane bano banyeshyari bari mu buzima bwawe, kandi nawe niburigira uyu munsi wihane. Ahari hari ishyari, washyira imbuto z'umwuka wera, ureke umwuka wera amanuka kuyobora. Izo ni imirimo ya kamere. Kamere nta muntu wakwica ngakuroga kwica atari kamere, kuko umunyeshyari burya nakugambanira. Imana igukura abantu bameze nk'abo ngabo, kandi nawe niba umeze gutyo uze guhindukira wihane, kuko bisoza bivuga ngo abakora ibimeze bityo ngo ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Amen. Ishyari n'umujinya, uyu munsi wa none Imana ikubabarire wa mujinya, kandi uze kuza gufata icyemezo. Ahari hari umujinya uze kuza kwinginga Imana, Imana yashyire umuriro w'umwuka wera. Amahane, tugira abantu bagira amahane, nabo bwabo babagiyezeho baranabyivugira. Iki ni ikiziriko cy'amateka. Gusa kuri uyu muriro w'umwuka wera
uyu mukasi w'umwuka wera tuzafata igihe gikomeye cyane cyo gusengera abantu, kuko ntabwo byoroshye, benshi birabazonze bibakubise hasi. No kwitandukanya, tugira abantu birirwa birema ibice, igihe cyose bagahora bitandukanye n'abandi, ntacyo bapfuye. Buriya rero uriya yakize, ntabwo dushaka kujya tugendana nawe, ahubwo ugasanga murimo muramuremera umwuka w'intambara. Izo ntambara uri murema naye bazazikuremera. Uwo muntu aho hantu urimo umuzana ntabwo uzi imbaraga zahamukuye, nuzi ibitambo yatambye kugira ngo ave, nuzi amajoro yaraye inshuti yanjye, nuzi inkoni yakubiswe kugira ngo ageraho. Jya ugerageza ntukajya urwanya itsinzi utazi uburyo yabonetse. Iyo tsinzi utazi uburyo yabonetse, jya ureka kuyirwanya, kuko nuyirwanya ntabwo uzayishobora. Yesu ashimwe. Amen, amen. No kwirema ibice. Imana ikurinda umwuka wo kwirema ibice, umwuka wo kwirema ibice. Fira abantu birema ibice birirwa bagumutse, ubuzima bwabo ugasanga ni umwuka wo kwigumura. Uyu mwuka Imana iwukurinde, kandi nibiba gusa uzabasanga no mu rusengero bameze gutyo. Abo bantu bameze batyo nta bwami bw'ijuru bafite. Ibi ndabibabwira kuko jewe izi ni inyigisho Imana yamaye zirakomeye, ariko nimuzumva ubuzima bwanyu buzahinduka. Abantu bagira umwuka wo kwivumbura, izi ni karande, ni imyuka ya kamere y'iwanyu, ntabwo ari umwuka uva ku Mana, ntabwo ari imiterere. Iyo miterere yawe yireke, Yesu wayemera, wakwemera Yesu akayihindura. Ukuteye gushobora kuba kwaba kuvuna benshi, ariko nugira imiterere ya Kristo nawe izavuna, ahubwo izahindura benshi. Uyu munsi wa none iyo miterere yawe uze kuza kuyisengera, umwuka wera aze kuza kuyihindura, ugire gutera kwa Kristo, ugire imiterere ya Kristo, uze kuza gusenga, Imana ize kuza kuguha imiterere ya Kristo. 21 no kugomanwa no gusinda, izo nzogo zireke, ibyo bisindisho bireke, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nabibabwiye kera, nk'uko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Wabyumvise? Soza 22. Ariko rero imbuto z'umwuka, umva icyambere ni urukundo. Uyu munsi wa none usaba Imana urukundo, ni ibyishimo. Uyu munsi wa none uza kuza gusaba Imana ibyishimo, ni amahoro. Amen. No kugwa neza, no gukiranuka, no kugwa neza. Amen, 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 amen. Ndagusaba mwene data, uyu munsi wa none ucyumva no magambo, ucyumva rino jambo, nyemerera, fata akanya upfukame, fata akanya upfukame, fata akanya upfukame, winginga Imana, uyisenge, uyibwire ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none ndashaka kuyoborwa nawe. Uyu munsi wa none ndashaka kumva ijwi ryawe. Uyu munsi wa none ndashaka gukoreshwa nawe. Uyu munsi wa none sishaka kuzongera kwiyobora, ndashaka kuyoborwa n'umwuka wera. Nyuzuza kandi nuzure, sendereza inkamba zimvemo, senga. Uyu ni umukasi wa 7 ukata ikiziriko cy'amateka. Ubutaha nzawugarukaho nindagiza mbahemo n'ubuhamya bwa bamwe n'ubwanjye jyewe ubwanjye nyirizina, mbereke maze kuzura umwuka wera, kamere zapfuye muri jyewe. Imana igumugisha. Ushobora kuba utari mubi kundusha, ariko maze kuzura umwuka wera, umwuka wera yarampinduye. Ubu sinjye wiyobora, nyoborwa nawe. Sinyira uwanjye ngo nigenge, ngengwa na mwuka wera. Imbaraga zishobora byose nizigutwikire, gukora kw'Imana ni kukubeho, imirimo y'Imana ni gukoreho, akira ibitangaza n'imirimo biva ku Uwiteka. Ijuru nirikomeze rikwishimire mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera n'umuntu wese udukurikiye, n'uyu wese warupfukamye, reka igitinyiro cy'Imana kimukoreho. Uyu mwanzuro agiye gufata nibi byemeza agiye gufata, nyemerera Uwiteka Imana nyiringabo umukoreho, umwigishe gusenga, umwuzuza umwuka wera, nazongere kujya asenga ngo yumve ijwi rye ririmo rigenda rifatwa n'ibindi birere. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, bahereze kuyoborwa n'umwuka wera, kugira ngo uzaza gutwara itorero nabo bazibone mu bwami bwawe. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.